icyambere kiza mu bantu ni uguhita yumva ko umubiri w'umuntu ni umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Umuntu ni umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Yobu yaravuze aravuga ngo Imana utanga ubugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega unagira neza, muza mazina ndamwita, mbega we, mbega unagira neza, muza mazina ndamwita, mbega we ukunagira neza. Abandi basore bari nkawe muri iki gihe timwo bari confused, ntibaza aho bari bamwe. Kubona umusore nk'uyu wamaze kumenya umurongo wiwe n'umugisha, aza acapa ijambo nkumva kabisa ageze ahantu kari kumana. Haleluya. Bwana sifiwe. Mbere na mbere mbasha gushimira Imana mbasha gushimira Imana mu ijuru kuba mbasha guhagarara hano hantu. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro cyane. Amena. Kuri nje sinzibona ko ari ibintu bikomeye cyane kwisanga hano hantu. Novuga ko gusa ari ubuntu bw'Imana gusa, nta buhanga, nta n'amashuri menshi, ni ubuntu bw'Imana gusa. Abi namwe ibyo mukora byose muzomenya ko gusa ari ubuntu bw'Imana gusa, ni ubuntu bw'Imana gusa buza gutuma umuntu akora ibintu ibyo ari byo byose nyine abasha gukora. Mbasha gushimira pasiteri n'abantu bose babasangiye ubuyobozi bazakorana hamwe kuba barahisemo kuzoza baduha akanya ko kuvuga ijambo. Urumva nkaho ni ibintu bihambaye cyane tuba twaragiriwe n'Imana. Hariho benshi, amakanisa menshi wujamwo ugasanga nyine biragoye no kuvuga kuba uvuga, ariko kuba hano babasha kuduha umwanya, Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Bwabo rero reka dusome Bibiliya na n'urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, igice cya 5 umurongo 23. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo 23. Tutarasoma muje kumfasha, sinzi ama microphone mu muheze tubaririmbyi nkalene na Papa Jije, byo byiza cyane. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo 23. Ndango mwese mwahabonye Abatesalonike, urwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Abatesalonike 5:23. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Reka nsubire mu Itangiriro 2:7. Itangiriro 2:7.
itangiriro 2:7. Kadusome ni itangiriro 2:7 abatarahabona. Aravuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekamwo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amen. Amen. Anga mfite Bibiliya y'Igifaransa niyo yavuze kuntu nari nshaka kumva, ariko nyine ishigisa nkaho cyahe kizagenda kirangira porepore. Reka nsome hajya nyine Abakorinto 5:23. Avant que Dieu de paix lui-même vous sacrifiez tout entier, et qui tout ce qui est dans et tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, le corps, se conserver dans reproche jusqu'au jour de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Arendiyo nasomye aho iravuga ngo tout ce qui se trouve dans vous, votre esprit, votre âme et votre corps. Indi Bibiliya yo nasomye ngiyo ta votre yashizeho, ariko yo yavuze tout ce qui se trouve dans vous. Uyu munsi wa none ngiye ukubaganiriza hejuru y'umuntu, ariko ndaza kwibanda mu kigize umuntu, arizo bice bitatu bigize umuntu. Ubushize narimo mbaganiriza na n'ubu sindaje kure yabyo. Ijambo rivuga ngo icyashikiye umuntu nicyangije umuntu, nicyakije umuntu. Byose tukabisanga mu itangiriro igihe Adamu yabashaga ugucumura, niho ibintu byose bihindura ishusho. Hano Bibiliya iravuga ngo tureme umuntu. Uyu munsi wa none ngiye kubabwira itandukaniro ry'ibintu bitatu, ariyo corps na soul, na body, soul na spirit, ariyo corps na âme na esprit, ariyo ubugingo umubiri n'ubugingo n'umwuka. Body, soul and the spirit. Âme wanasiwe sana. Amen. Rero nicyo kintu ngiye kubabwira itandukaniro ryabyo. Bibiliya iravuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu. Imana ngo ifata umukungugu wo ku butaka iremamo umubiri. Imana imaze kuremamo umubiri ikoresheje umukungugu wo ku butaka, irangije yoherezamwo umwuka. Imana imaze koherezamo umwuka, umuntu akiyakira ikindi kintu cyitwa ngo n'ubugingo. Uyu mwuka ngiye kubabwira ntabwo ari umwuka wera, ntabwo ari Holy Spirit. Aya si umwuka wera ngiye kubabwira. Hejuru yuko abantu benshi iyo bavuga umwuka, ibitekerezo bitabija ku mwuka wera. Iyo bavuga gusa umwuka, igitekerezo cya mbere kiza mu bantu ni kivuga ngo umwuka wera. Ariko singiye kubabwira hejuru y'umwuka wera, ngiye kubabwira hejuru y'umwuka wawe. Niyo abantu bavuze umuntu, abantu ishusho ya mbere itiza umubiri w'umuntu. Iyo bavuze ngo runaka, icya mbere kiza mu bantu ni uguhita yumva ko umubiri w'umuntu. Umuntu ni umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Umuntu ni umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Yobu yaravuze, aravuga ngo Imana imaze kundema ngo yafashe ngo inambika uno mubiri. Uyu mubiri ni uzubasha kudusanisha n'inosi, n'ikirere cy'inosi turimo, ni kava. Wanasiwe sana. Niyo ngiye kubabwira itandukaniro ryabyo mu minota mike cyane, ntabwo nza kurenza iminota bambwiye. Reka mpere ku mubiri.
ubundi umubiri ugizwe n'ibintu bitanu by'ibanze bizafasha umubiri. Hariho kumva, arizo bita ngo n'amasensi atanu, arizo ibyumviro ndango mu kinyamurenge, ibyumviro. Hariho kumva, hariho kubona, hariho guhumurirwa, hakabaho no gukora ikintu ukumva icyo ukoze, hakabaho no kuryoherwa arico gu. Ibyo bintu bitanu akaba arizo bigize umubiri w'umuntu. Iyo sensi imwe ifuye, umuntu azagira ikibazo runaka nyine. Iyo utakicumva ufite ikibazo runaka. Uno mubiri ufite ibikorwa byayo uzukora. Uno mubiri uzujya muri psychology cyo babaza bigisha hejuru y'ubwonko, bakavuga ngo ibijyo umuntu ajya ngo nizo bibasha gukomeza ubwonko bwiwe. Ibyo umuntu ajya, ibijyo umuntu ajya nizo bizabasha gukomeza ubwonko bwiwe, kandi ngo nizo bizubaka umubiri. Hari izo bita ngo intunga mubiri. Abantu bagwajije bwaki aho barayigwara, icyo ngicyo cyo bokimenyaho cyane. Ari ukuntu babajaga gufata ubuyi abantu nyine baba iriya mu mukire cy'ibiyaga bigari, bomenya ako kantu nyine. Ukaza gusanga nyine iyo umwana arwaye bwaki bakamubwira ati muzomuiza akabemba sinzi muheze n'ifu y'ubuyi, muheze ari ibintu bimwe bita ngo ni bikaranga, sinzi ukuntu urumva barabizi nyine ibyo ngibyo. Urumva nibe nibyo ngibyo bakabwira ngo baza babagaburira ibintu bifitemwo umwita mwinshi, nimba ari iki niki, je simbizi kinayigwaye, ariko ibyo ngibyo no bimenya tu kubera ko nyine umuntu yarahabaye. Nonoga ibyo nibyo zubaka umubiri w'umuntu. Ibyo ngibyo iyo umwana akiri mutoya, akiri uruhinja, hari ibyo nyine bamubwira kujya kugira ngo nyine akure neza. Bakavuga ati umwana yeneje amezi muzamugabira ibi ngibi n'ibi, ati ageje iki kigero muzamugabira ibi n'ibi ngibi. Rero wasanga ukora mu izo umwana ibyo ubonye byose, n'usanga umwana rimwe arisha kinyonjo, arisha gutya, kuko ibaza umwana kwereka atakuze n'ibintu akazorwa umupfunda ngo nyine bituma nyine umubiri wiwe udakura neza. Nuko nguko nyine ibijyo muzamugera ibyo bizazubaka imibiri yanyu. Ikintu kiza cyubaka umubiri naho umubiri gwavuye. Umubiri gwavuye n'ubutaka. Icyubaka umubiri kiva n'ubutaka. Ibijyo tujya byose biva n'ubutaka. Ibyo nibyo zubaka umubiri kuko biva n'ubutaka aho umubiri wagiye uva. Nyine hari connection ihari hagati y'ubutaka n'umubiri. Ibijyo byinshi tujya byinshi hafi ya byose tabizava mu ijuru ndango. Ari bizava mu ijuru n'inyama muzamujya n'igitaka kiremo muzamujya. Nuko nguko ibinyamaswa byose n'ibitaka byose kwa kuntu muzamubibona. Urumva umubiri nyine ufitanye isano n'ubutaka. Kandi biriya ikavuga ngo umubiri ngo ni insengero y'Imana. Imana yaravuze ngo ijuru ni intebe yanje, isi niho ndambiriza. Turabuke microphone. Ijuru ni intebe yanje, isi niho ndambiriza. Ntabwo nobasha gutura mu nzu yubatswe n'abantu, ahubwo mbasha gutura mu kibanza cyitwa umutima w'umuntu. Ndaza gushika ku mutima muraza kubuzumva. Ijuru ni intebe yayo, isi niho irambiriza, iturinda tihunikira, iyo mana niyo turi kumwe. Ntabwo igituye mu ihema, ntabwo igituye mu ihema, ubu ibe
haleluya. Haleluya. Imibiri yacu Bibiliya iri kuzivuga ngo si ingingo z'ibyaha, ahubwo ngo ni insengero z'umwuka, arizo nsengero z'Imana. Bwana siwe sana. Rero ga ubugingo bwo kindi huta hejuru amasaha, ubugingo nigeze umunsi umwe kandi kubabwira hano hejuru ubugingo buri hagati y'umubiri n'umwuka. Bwana siwe sana. Ubugingo buri hagati y'umwuka n'umubiri, niyo muhuza w'umwuka n'umubiri. Ubugingo basha gukura ibintu umubiri wakiriye, amaso akakira ibintu. Narabwiye iyo mvuga ubugingo mwumva ibitekerezo, mind, ibitekerezo. Iyo mvuga ubugingo mwite mwumva ibitekerezo, bubasha kwakira iz'umubiri ubuhaye, bwarangiza kuzakira ibyo bitekerezo bigahita bibusingiriza ubugingo, umwuka ugahita ugenda mw'isi y'umwuka ukihuza n'umwuka wa cya kintu warimo wakira, ugahita kandi ukigarura ukageza ubugingo ari by'ibitekerezo. Ubugingo bugahita kandi bugituma ku mubiri, umubiri ugahita uparatika ibintu. Rero no muza mwumva abantu bakora ibyaha, abantu bakora ibyiza, nuko bigenda. Abanza kwakira ibintu ku maso yiwe cyangwa ku matwi yiwe, akabyumva akabibona, kindi avuga ingeso ukazireba uburyo bazikoramo nawe nyine, cyangwa se ibyo wumvishije, warangiza ibitekerezo byawe bigahita bibiheza umwuka wawe ugahita wihuza n'ikirere cya kintu mu buryo bw'umwuka. Wamara kukihuza iriya ugahita ubigarura ukabeza ibyumviro byawe bigahita beza umubiri wawe gupuratika icyo kintu, nawe ugasanga n'umuntu wabaye umunyangeso runaka cyangwa se umuntu ukora ibyiza. Nuko biza bigenda. Bwana siwe sana. Bibiliya nizivuga ikavuga ngo amaso yawe ngo ni urugi rw'ubugingo bwawe. Bwana siwe sana. Ubugingo Bibiliya mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere no kabiri. Ariko reka umuntu wavuga ise kwa kufamu muzogenda nyine ukwasoma siko nguko. Bwana siwe sana. Bibiliya zivuga ngo muhindure ibitekerezo byanyu, ngo muhindutse, ngo kugira ngo mugire imitima misha, ngo no muzabasha kumenya iby'Imana ishaka. Haleluya sana. Ngo nimuhindura ibyumviro byanyu, mukarenuvera ibitekerezo byanyu, muri icyo gihe niyo muzomenya icyo Imana ishaka. Mbese ubugingo ibyumviro byanyu mu buryo bitarahinduka, ntabwo mwobasha kumenya icyo Imana ishaka. Simo umuntu ufite Bibiliya kakasisi asomera abantu kugira soma mu Cyongereza nizo ivuga neza. Bibiliya Cyongereza afite Bibiliya Cyongereza. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Kuko era ko Bibiliya Kinyarwanda yikunda koresha ijambo umutima, ariko ivuge soul ikavuga ngo umutima. Ariko kubira nyine Icyongereza y'ijambo imashini ikavuga ati ibyumviro byanyu, your mind. Soma nerasoma Abaroma 12 umurongo wa mbere. Mureke dusome Abaroma 12 umurongo wa mbere. Aravuga ngo therefore since we are surrounded by such a great cloud of witness. Komeza kuri kabiri. Kuri kabiri aravuga ngo do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed. Bwana siwe sana. Muhindukire cyangwa muhindure ibitekerezo byanyu. Harantu birivuga mu Korinto, Bibiliya ikavuga ngo uko tumureba, ngo uko tureba ishusho y'umwana w'Imana, ngo natwe twakira guhinduka uko tumureba. Bwana siwe sana. Uko tumurebesha amaso yacu, natwe muri twebwe twakira ishusho yo guhinduka.
ibyumviro byanyu bigabasha guhinduka, kubera ko ibyumviro bihindutse bitazorohera umwuka kwakira bijya ibyumviro byawe byakiri. Ujya kwihana ni uguhindura ibitekerezo, ugahindura ibitekerezo, ibyo gahoraga utekerezaho akaba ari byo uhinduramo. Nacyo gutuma Bibiliya ivuga ngo set your mind there above, ngo kubera ko ubugingo bwanyu bikanye ngo na Kristo mu Mana, ibyumviro byanyu mubishire kubiri hejuru apana kubiri mu isi, ngo kubera ko ubuzima bwanyu bubikanye ngo na Kristo hehe mu Mana. Amen. Warasesana. Ndano Bibiliya ivuga muri Imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Izivuga ngo protect your mind. Soko nguko urinde ibitekerezo byawe ngo kurusha ibindi byose urindwa, ati because your life is shaped by your thought. Ubuzima bwawe buhabwa iforoma biciye mu byumviro byawe, ubuzima bwawe buhabwa inshusho, ubuzima bwawe bubasha kuba icyo ushaka koko kibaco biciye mu byo utekereza. Ibi ndimo mvuga nizo mba mu muntu atekereza, siko guko nuko nguko sinimo mvuga izo pensoma, kindavuga izo ndimo ugutekereza. Ndani ko ubuzima bwanjye nyine bukomeza guhabwa iforoma biciye muri ibi ngibi imba ndimo kugera gute ugutekereza. Tuge rero igice cya 3 aricyo umwuka wanasesana. Amen. Umwuka ndimo mvuga ntabwo ari umwuka wera. Umwuka ndimo mvuga ni umuntu w'imbere. Abakorindo igice cya 15 umurongo wa 44 haravuga ngo nimba umuntu afite umuntu w'inyuma ari umubiri, ngo n'umuntu afite umuntu w'imbere ari umwuka. Nimba umuntu afite umuntu w'inyuma ari umubiri, umuntu afite umuntu w'imbere ari n'umwuka. Abakorinto muzasome 15:44. Abakorinto ba mbere Abakorinto ba mbere igice cya 15 no kuri 44 naho ngaho narasome ngo nimba ukomeje fo bukeya nazavuga ngo nimba umuntu afite umuntu w'inyuma ariyo umubiri, ngo ni nako umuntu afite umuntu w'imbere. Birikavuga ngo twabambanywe ngo na Kristo. Uwabambwe si umuntu wacu w'inyuma ari umubiri, uwabambwe ni umuntu wacu w'imbere ari umwuka. Iyo mvuga umwuka muri kumva umwuka wera, si umwuka wera, ni wowe ujya Imana yafashe ihumeka mu muntu. Haje bivuga ngo umwego ubwanyu, imibiri yanyu, ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu birarindwe. Apana umwuka w'Imana, umwuka wanyu wowe ubwawe. Umuntu ni umwuka, umuntu si umubiri. Ikintu kiza gisa nkaho kigorana cyane kumvikana, ariko nuko nguko biba bimeze. Umuntu ni umwuka, umuntu si umubiri. Yesu yabambanwe n'umuntu wacu w'imbere, apana umuntu wacu w'inyuma. Niyo azavuga ngo twapfanye ngo na Kristo. Uwapfuye si n'umubiri twambaye, uwapfuye ni umwuka wacu w'imbere. Niyo wapfuye na Kristo barazukana, barazamukana. Warasesana. None bamaze kuzamukana baja mu Mana, niho ibyumviro byawe haje biravuga ngo ibyumviro byawe biri mu Mana hamwe ngo nande ngo na Kristo. Muzosome n'aba Efeso igice cya 2 umurongo wa 6 hazasa kavuga hejuru ibyo bintu ukuntu tunyine umwuka wacu ubikanywe na Kristo mu Mana. Umuntu wacu w'imbere ni uzuhinduka. Bibiliya ivuga ngo naho umuntu wanje w'imbere w'inyuma yopfa, ngo ariko umuntu wanje w'imbere ngo ahora hinduka mushasha, apana yopfa yosaza. Yosaza. Ngo ariko umuntu wanje w'imbere ngo ahora hinduka mushasha umunsi ku munsi. Yesu yambaye ishusho yanje ayimanika ku musaraba. Yesu yambaye ishusho yanjye ayimanika ku musaraba.
zacu ngo nizo yishyizeho, kandi imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Ngo ariko twebwe ngo twatekereza ko yakubiswe n'Imana Data, nyamara ngo ibicumuro byacu ngo nibyo yakubitiwe. Ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Utanga ubugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi, nyir'ubuntu bwinshi, mbega unagira neza, muza mazina namwita, mbega we, mbega unagira neza, muza mazina namwita, mbega we ukunagira neza, muze muza mazina namwita, ayi mbega we ukunagira neza, muza mazina namwita, oh mbega we ukunagira neza, muza mazina namwita, mbega unagira neza, muza mazina namwita. haleluya, Haleluya. mbuze amazina namwita. Burya mu isi y'umwuka hariho izi ngingo zose tubonesha amaso yacu. Iyo umuntu agwaye, ingingo imwe igapfa iyo umubiri wiwe. Iyo asenze abwiye Imana, Imana zigenda hajya mu isi y'umwuka ikoreza amarika bayo, bagafata ya piyese bakayizana bagahindura ingingo y'ujya muntu. Nuzi uvuga umuntu ngo cyaragwaye impyiko ngo imaze ngo kubura, bwacya baje kuyipima bagasanga ari nzima itarigeze kubura. Kubera ko mu isi y'umwuka iriya hariho iyindi si irimo ingingo zose izibonesha amaso yanyu. Mbona se sana, izi ngingo zose mubonesha amaso yanyu ziri no mu isi y'umwuka. Iyi ngingo imwe ipfuye ukiyambaza Imana, izituma amareka bayo bagafata ingingo yapfuye iriya bakayizana, nimba ari impyiko, nimba ari amara, sinzi iyo ari yo yose, nimba ari n'ijisho bakayihindura bagakuramo igipfuye. Ibizeva byose, ibikorwa byose bikorerwa hano ku mubiri bibanza kuva mu isi y'umwuka bikabona kuza mu isi y'umubiri. Uko niko bize bigenda, banziza mu isi y'umwuka iriya ukabirema, byamara kuza bikagaragarira muri wowe. Isi y'umwuka niyo yubatse isi y'umubiri. Umuntu wacu w'imbere niyo wubatse umuntu wacu w'inyuma. Spirit yacu niyo yubatse body. Umwuka wacu niyo wubatse imibiri yacu. Imibiri zifa, umubwiriza 12 murongo akangayagera abo niba ari 7 hagati aho ngaho naho ngaho haravuga ngo niba cyavuye ngo mu gitaka kizosubira hehe? Mu butaka. Iki cyavuye ku Mana kizosubira hehe? Ku Mana. Umubiri wavuye mu butaka uzosubira mu butaka, n'umwuka wavuye ku Mana uzosubira ku Mana. Nano bizivuga ngo indi utangiye kukurangiza, nano birizivuga ngo ikavuga ngo iyo umuntu nyine agenda yapfuye, kujya bizivuga ngo bibwira ko ufite izina yo kuriho, ariko imbiranjura intumbi ibisigura kwa muntu twacu imbere aba yapfuye. No mu ijuru ikizocibwa urubanza si umubiri, izo bakera yarabuze umubiri. Ntekereza gufata iminsi 6 ingaye gutya ugahita ubora wose, nyine uzugenda habora buke mpaka wose ukaza gushira mu buryo hoce n'imyaka myinshi woza kureba usanga ari igitaka gusa, ari igitaka. Ariko kizocibwa urubanza ni umwuka wacu n'umuntu wacu w'imbere. None ko aramasashize, ariko ubutaha shinzo gukomereza aho ngaho nyine nari kubabwira ibyaha by'ubugingo, ibyaha by'umubiri n'ibyaha iby'umwuka. Rero bazaragiye, reka basi umunota gusa umwe tuguruke.
Abanasifiwe. Mukomeze mutambuke kera turatangiye uko umuntu arangirije ahangaha asigaye rero mucungane n'umuntu wanyu w'imbere iwe gusa ikintu akeneye ni ijambo kama ampatie neno kazi yako. akaryoshe nuko ndigahora mwitama mwihangane mukandi kanya muragaruka kwa masaha nayo ararangira tujanye yoga ntazahagarara azakomeza kirukanka karibu twumve ura mugabo nahaguruke secretary naze hano atubwira amatangazo buke.